Mu gihe hari bamwe bari mu mihigo ya za 2026 amamodoka azagurwa, amazu azubakwa, ibitaramo bizitabirwa, amayoga bazanywa, hari abandi bari kubara ubukeye. Kuri business isaba igishoro cy'ibihumbi 3 gusa nayo yabuze. Ese mujya mwibuka gutanga ukuboko ku bantu nk'aba? Uyu nguyu ureba sinzi umuntu wamubonye avatese mubayeho mute, ahita amuhereza 3,000 arabizana ati mawe tubirye, ndamubwira ngo hoya ntabwo twabirya, genda ushaka urangura utugori ryose ugotse ku muhanda, nujya hunguka 500 tuzajya tugiye ayo, cyangwa nubona n'ibigori 5 ukabiduha tuzajya tubirya tunywa amazi, ariko kagashuru gakomeze kagende. Aba batuye hafi y'Irimbi rya Rusororo, hahora urujya n'uruza rw'abantu bitwaje indabo z'ibiciro, imva zubatswe mu mafaranga menshi. Gusa imva imwe ikubye inshuro zitabarika inzu babamo, kandi nayo si yabo, ni intizanyo. Igihe icyo ari cyo cyose nyirayo yaza bayisohokamo. Nyiri iyi nzu ni umugabo w'umusirikare bita Frank, niyo waje aratubwira ngo mu gihe atarayubakisha tube tuyibayeho, ariko naza kubibakisha tuzayivamo, ntaho kujya dufite, tubayeho gutyo gusa. Uyu ni umwana w'umukobwa utuye ahantu bita mu Bwiza, ku myaka ya 15, afite umwana w'amezi 6. Ubyumvise neza, yabyaye imburagihe, yabyaye atujuje imyaka. Nabitwise nagiye mfite 13, mwarinda mfite 14, ubu mfite 15. Byumvise aka kanya ushobora guhita umushinja uburara no kwiyandarika akiri muto, ariko se byagenze gute kugira ngo kuri iyo myaka bafite umwana? Byagenze gute? Ntekereza ko nta kibura gitera, uretse kumuciraho iteka ubanze wumva ubuzima babayemo kuva kera, ndetse na n'ubu nibwo bakibayemo. Uko iminsi yicuma bigenda bikomera. Ko natwaye inda ntareka kwiga, ikintu cyambabaje nasegesheje mama, ikintu cyambabaje ko nabyaye umwana nabishoboye bwo kumenya mfite, kuko icyo kintu ntabwo cyapfa kukibona. Iyi documentaire ivuga ku buzima umuryango umwe utuye muri Kigali ahantu bita mu Bwiza bwa Gasogi ubayeho, cyane cyane ku mwihariko ku buzima bw'umwana ufite imyaka 14 akaba yarabyaye. Gusa afite na bakuru be 2 nabo babyariye mu rugo. Uretse kubacira urubanza, ahubwo niba hari icyo ufite wakwigomwa ngo abana bakure nk'abandi, uzakibahe, uzabaho kuboko. Mu ncamake y'ubuzima bwo mu bwana bw'uyu mukobwa bwaranzwe n'ubuzima bukakaye, ushobora no kuba zimwe mu ntandaro zo gutwara inda ku myaka ye mikeya. Nitwa Neza Françoise, akuriye mu muryango w'abantu 8. Mama yararwaye nyine tubaho nabi, kuko yararwaye indwara y'ubwonko n'umuvuduko, kajya akora kugira ngo tubeho bikanga. Ndigamera mu wa mbere, agarukiye mu mashuri y'umwaka wa 4 kubera twarabuze ubushobozi, kuko nigaga iki gihembwe, ikindi ningiye wabaga habuze amafaranga y'ishuri. Tubaho nabi cyane, kuko nyine ni mama wadufashaga, kandi nawe ntabwo yari akidufasha kubera yahuye n'uburwayi. Ubwo nkubitana n'uburwayi bwo kurwara imitsi y'umutwe igaturika, nkava amaraso mu mazuru, ndwara umuvuduko. Umugabo abibonye gutya anana abana b'abakobwa nabo baragiye. Ubwo ubuzima buba bubi kubera baryaga ari uko naciye inshuro nagiye guhinga. Ngeze aho nigeze no gukorera umuntu ububoyi mu Ndira abana be, abonye ndwaye ntangiye kujya ngwa mu ziko, ahita anyirukana ndataha. Nibwo buzima bwari butunze abana banjye. Bageze aho nibwo batangiye kujya mu mihanda, bamwe batwara inda,
mfite abana bane Ndira b'abana babyariye mu rugo. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu Françoise Uwineza afite uriya mwana n'uwo afite umwana, hari n'abandi babiri b'undi mukobwa nawe uri mu muhanda Ndira bari hano wababonye. Ikindi umuntu atabura kuvuga ni uburwayi bwa mama we bwatumye nawe atabitaho neza, nabwo bwatumye papa wabo abasiga akajya gushaka undi mugore. Papa nyine ni umuntu w'umusinzi wibereye aho ntacyo yadufasha, abahora uri mu nzoga nyine, mbese no kubaho kwacu ni mama. Papa nta kintu ajya adufasha, aba ari mu kabari. Inzu nyibamo gutyo n'umugabo aranta, ubwo twahoraga hazaga yasinze n'umuntu winywera inzoga, yaza karararwana kandi ntashoboye kurwana, ni umuntu mbese. Ubwo nanjye nahise mwihorera, ari umuntu w'umusinzi wirirwa ashaka n'abagore, kandi ngewe indwara y'umuvuduko yambujije ibintu by'abagabo, nibereyeho gutyo. Yoherejwe kwa nyirakuru kubayo nyuma y'uko ishuri byari byanze. Bari babayeho nabi mu muryango, aza guterwa inda n'umushumba wabaragiriraga, nyuma nawe arabura. Ubushobozi bwabaye bucyane mu rugo, mukecuru barampamagaye ngo njye kumureba, njyayo mbayo kuko nawe yarashaje, habagayo umusore wahiririwe, turararana nenda, mukecuru aza gupfa, tangira ngaruka kwa mama. Mukecuru nawe yarashaje, nawe ni umuntu twabanaga yari njye nawe ni umuntu, aza gupfa nyine, tongera ngaruka mu rugo mfite. Kwakira gutwita ntibyari byoroshye, yaba kuri we ndetse no kuri mama we, gusa nta kundi byari kugenda. Ngiye kumva numva ngo Fara aratwite, noneho Fara atwite imyaka 15. Naravuze nti Mana, wandemye nk'abandi cyangwa nawe wandemye nk'abandi? Ibyo bintu nakomeje kubyibazaho, ariko ndavuga ntabwo nata umwana ngo mbajugunye ngo nuko abana babyaye. Narabyakiriye mba igicibwa nyine, ndabyakira ndatuza, ariko urumva ko nakurijemo izi ndwara zose z'imivuduko, indwara z'ubwonko, ibitekerezo, aho mba nicaye mba mfite ibitekerezo nk'ijana. Bimeze nabi kuko nta bushobozi mama yari afite, kandi n'uwari kumfasha nawe yari amaze gupfa. Nabyakiriye gakeya na mama arabyakira, amfasha mu bushobozi afite. Nanjye ubuzima mama yarabaye mwanjye nemera kubwakira kugira ngo tubuvane. Nabayeho nabi ko mama nta bushobozi yari afite, ariko nawe kuko ubushobozi yari afitemo yamfashaga abo bishye mu kubyara. Igihe cyo kubyara cyaragize, mu kwipimisha ni leta yamfashaga, ntabwo nishyuraga kuko nta mafaranga twabaga dufite. Mu kubyara ni leta Masaka bamfashije baranyishyurira, umwana arwaye insubirayo baramvurira arakira, kubera mama nta bushobozi yari afite. Twari turi kumwe ko nyine yaragiye, ntiyongeye kumpamagara. Nanjye ntabwo nari nzi ahantu ari. Mama wamfashije, amfasha mu buryo ashoboyemo, na leta iramfasha. Haranyuze najya nyura nyine ku bantu bakaryana inzara, bamwe bakananyurira, bamwe bakanahanuka, ariko naza hano nyine nabibwira mama, akanyereka ko nta kibazo, akamfasha, nakenera ikintu akakimpa bakabyaye. Ubuzima babayeho muri iyi minsi burababaje. Ni umuryango w'abantu 8, bose mu nzu imwe, nayo y'intizanyo. Umusirikare abonye ngenda gutyo kandi ndi umurwayi nta n'ikintu mfite cyangezaho, ubwo yavuze ati inzu nubwo wenda ko hari ibiti ntiyago uzakugwa hejuru, yibanemo n'aba bana, umunsi zaza kubibaka nzayibamo, ubwo uzashaka ahandi uba naje kubaka. Inzu nyibamo gutyo n'umugabo aranta, ubwo twahoraga hazaga yasinze n'umuntu winywera inzoga, yaza karararwana kandi ntashoboye kurwana, ni umuntu mbese. Ubwo nanjye nahise mwihorera,
ari umuntu w'umusinzi wirirwa ashaka n'abagore, kandi njyewe indwara y'umuvuduko yambujije ibintu by'abagabo nibereyeho gutyo. Uretse umwana umwe ucuruza ibigori byokeje ku muhanda, abandi bose nta kintu bakora. Yewe mu buzima nyine umwana ntakenera amavuta ngo ayabone kuko ntacyo gukora mfite, isabune ntabwo yayikenera ngo ayibone kuko nta kazi mfite, mbese ni ibibazo, mbayeho nabi. Ikintu cyamubajije ko natwaye inda nkareka kwiga. Ikintu cyambabaje ko nasebesheje mama. Ikintu cyambabaje ko nabyaye umwana nta bushobozi bwo kumenya mfite, kuko icyo akeneye ntabwo ajya kukibona. Ngubu kubera ageze igihe cyo kunywa akenera igikoma ntabwo akibona, ntakenera amata ntabwo ayabona kuko nta bushobozi. Mama niho akabimpaye ararwaye, n'ahandi ntabikura. Mu buzima bwawe hari ikintu kigushimisha? Kigushimisha kuba mbona umwana wanjye abana na mama. Umukecuru agira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibibazo by'imitsi yo mu mutwe yaturitse, ntacyo yabasha kubakorera. Inzu rero twabaye tukigera inaha, mama ni umuntu urwara nyine kuko neza ubundi yari yarwaye arapfa arongera arazuka, arwara umuvuduko akarwara n'ubwonko, ntabwo abasha gukora, kandi niwe wakagombye kudutunga hano. Nyiri iyi nzu ni umugabo w'umusirikare bita Frank, niwe waje aratubwira ngo mu gihe atarayubakisha tube tuyibayeho, ariko naza kuyubakisha tuzayivamo, ntaho kujya dufite, tubayeho gutyo gusa. Ikintu nifuza kugeraho ni uko ari ubukene, mba nakiga imyuga kuko nyine niga gusuka. Hari umuntu wabinyigishaga nawe sinzi ukuntu byagenze barabirotse, nari ntangiye kubimenya, ubushobozi burabura. Yifuzaga kuziga imyuga atera imbere, umwana wanjye icyo akeneye akakibona, ariko nyine byaranze. Umwana wanjye asiga nyine agatera imbere, amashuri nabashije kwiga akayiga, wenda azatuma mu buzima bwiza kuko njyewe ntabwo nabashije kubigeramo. Njyewe nifuriza abuzukuru banjye ko batera imbere, ntibazabe nk'uko mbaye njyewe mbayeho, nanjye Imana ikanyibukira abana. Ubu buzima mbayeho ntabwo nabwifuriza umuryango wanjye. Kubakorera, iyo batetse bateka hanze, imvura iguye uwo munsi ntago barya. Bagira inama benshi mu miryango ibayeho nabi ndetse n'urubyiruko rutandukanye. Kino nababwira nuko njyewe mbayeho nabi, ko sinakifuriza abandi kubaho mu buzima mbayeho, nabo n'urubyiruko ruzaba ruri kuyireba narwo ruzifate, ntiruzabeho nk'uko mbayeho, ko njye mbayeho nabi cyane. Abo nakifuriza abana bagenzi banjye kubaho nk'uko mbayeho. Rero nkabana n'aba bana banjye bakampa akato ngo mbese abana banjye barabyaye bose, ugasanga mbese nabaye igicibwa hejuru yo kubyara abana ngo barabyaye. Birancanga, biranyobera, nanjye ndabyakira, mbona nta kundi nabigenza, nzakira gutyo, mbayeho gutyo mu buzima bwanjye. Umugabo yaragiye abukwe, nta n'icyo agomba no kutumarira, yibera ukwe nuko yabona yajyana mu nzoga aza akinywera. Cyokora narashimye yuko n'ubundi yarazaga akarara nkubita cyangwa nkarara hanze mpagaze induru iba, nashimye yuko yiciriye inzira akajya kwibera ukwe, nkamenya ko mbayeho ninjye ndarya ntararya, ninjye bireba n'abana banjye. Ni ukuvuga ngo bagomba wenda njyewe kubera nahuye n'uburwayi simenye kujijura abana, ndagira ngo babe maso barebe imiryango yabo itazaba nk'uko abanjye babaye.
ashaka ikintu nkora nanjye ngatera imbere ndetse na mama akabaho kuko mama ntago nta mituweli agira kandi ahora arwara. Nashaka ikintu nakora cyatuma nyine natwe dutera imbere tukabaho neza, na mama akabaho neza, nanjye nkabaho neza, n'umwana akabaho neza, n'abavandimwe banjye bakabaho neza. Nureba iyi nkuru ikagukora ku mutima, ndakwinginze uzabaho ukuboko ubavugisha kuri nimero uri kubona kuri iyi video. Wenda bari abana babo bagira ubuzima bwiza nk'ubwo bose babifuriza. Uburetse guca imanza ahubwo baha ukuboko. Ubutumwa nabaha, namenyanye nawe ari Imana ikunzaniye kuko ntabwo nari nzi ko nzahura nawe. Arakoze kuba baratumye mpura nawe kuko ni wowe uri kumfasha. Nabo naho bari hose bari gufasha abandi nka bameze nkanjye bagenzi banjye, bazakomereza aho ntibazacika intege, bazakomeze badufashe ko babishoboye, kandi ndabifurije gukomeza kudufasha abantu natwe kubera Imana, kubera ntabwo ari twe twiremye. Hari igihe Imana niba ngibi byaje kuba turi kumwe ntabwo ari twe twakwihaye, nta nubwo twari nari nakuzi, nta n'igitekerezo cyawe twari dufite ko watugeraho, ariko kuba uri kutugeraho ibi ni byiza, biri kudusanga kandi biri kutubwiriza. Niyo mpamvu rero ngira icyizere yuko hari igihe ubuzima bw'abana banjye buzahinduka. Kuba uduhaye iki kiganiro kiranyuze, Imana ibaha umugisha mu byo bakoze, kandi n'uyu nyirinzu wampaye inzu ndamushimira pe. No kuvuga ngo umugabo Furake ndamushimira, yampaye inzu ntafite aho nshyira abana. Imyaka 10 yose irashije ndi muri iyi nzu, kandi yaza akavuga ati mukecuru bimeze bite, nkamubwira nawe akamfata mu kagwa ngo mu bubabare bwanjye, nawe ndamushimira ibyo yakoze. Iyi Next Top TV, kora subscribe